Mbo Jose kuva ku myaka 7 kugera nko ku myaka 18 cyangwa 19 gutyo, amaso ya Jose yabonye ibintu bibi cyane biruta imyaka afite. Umunyamakuru bita Gerard Mbabazi cyane. Mama naramurwaje, nkajya njya kudeya muri Kongo ahantu bita mu Gatogota, ni uca hano kuyu mupaka hano Kamanyora Bugarama na Kongo, ariko akamanyora ku myaka 11 byari ibintu biteye ubwoba bitanashoboka, kuko ndabyibuka yafashwe niga mu wa 2 primaire. Ihinga ryarangira nkajya kubagara umuceri mu gishanga. Ni imirimo mibi gayitse, haba no ku mugore ukuze. Imana izayindinde sinzongere kuyikora, yewe n'umwana wanjye n'umuntu wese wasenze Imana ntazayikore. Byaje kurangira muri iyo myaka 3 nkajya njya gusoroma isombe. Ibyo ni ibintu amaso ya Jose yabonye bibi cyane. Nkajya njya gusoroma isombe yo hirya mu Gisheke, nkaza nkarishora hano, saa 9 zagera nabuze nungurira iry'ijana nkarimena ngataha, kuko hana benshi bisoromera mu mirimo. Ndi butahejere makambaza icyo kurya, mama wiriwe urwaye akambaza icyo kurya. Nashyika mu rugo nakibura, najya kwiyahura ku Rusizi, ababyeyi bakangarura ati humura. Wajya gufata icyemezo ukajya kwiyahura? Yego, hari umumama bita Clemencia, mama Baritazari yarangaruye ngiye kwiyahura. Icyo gihe wari ugiye kwiyahuza iki? Nari ngiye mu Rusizi, mu ruzi. Numva kubaho bindambiwe. Mama yararwaye sida, twajya mu baturanyi bakaduha akato. Twararaga ahantu ku Musumba, imisurire ikaturya n'umutotozi, tukazana ibintu by'ubushita ku mubiri twa kwishimagura. Twashyinguye mama turi abantu batatu. Abantu batatu. Ubwo yari wowe na Mudugudu na Mutekano. Ushobora kumamagara Bikemu cyangwa se Bikemu wa Yesu, byose ntacyo bitwaye. No mugisha ukomeye rero, ndi kumwe n'umuntu hano tugiye kuganira. Turi kuri Evangeliser Le Monde TV ndetse iyogeza ubutumwa TV. Twajeho mu kiganiro muri aka kanya, ni ikiganiro cy'umugisha, ni ikiganiro nzi ko muza kungukiramo ibintu byinshi bitandukanye, kuko uyu muntu abantu bamaze iminsi babaza ari hehe, asigaye abaye ko mudaherutse kumuzana, ariko twagira umugisha n'Imana tumuguyeho, ariko bitari gitumo. Ubwo twamuhamagaye turabaza turamuteguza cyane. Ubwashize turi kumwe yatangaje ibintu bikomeye, mbona mubigizeho comment nyinshi cyane, avuga iby'abantu babombora, navuga kuntu ari ikibombe, niba ari ikibombe, niba ari ikigirenade cya Yesu. Ubwo rero Mana yanjye, Imana imbere maso, sinzi nagiye uza kunturikana muri iki kiganiro. Umeze ute wa muntu w'Imana? I'm okay. Are you okay? Yes. Hey, can you read your speech in English? No speaking English, I'm speaking Kinyarwanda. Why can't you continue in English? Because you speak saying I'm okay. Are you ready to speak English? No. No. To speak Kinyarwanda. Let's speak Kinyarwanda. Yes. Urakoze cyane, ndakubona urasa neza nk'ibisanzwe, wambaye neza, ariko ndabona hari byinshi byahindutse. Ndakubona uri no kwinjira mu gice cy'abadepite, sinzi igihe waviriye muri ministeri. Byose turaza kubigarukaho muri iki kiganiro cyacu. Amakuru rero? Amakuru ni meza. Yego. Yego. Hari umuntu ukurikiye izina televiziyo, ari ubwa mbere akubonye, ndagira ngo ntange amahirwe wibwira abagakurikiye kugira ngo tugende bituziranye, biraza kurushaho kuba byiza kurusha. Murakoze cyane. Nitwa Niyomukiza Josepha. Ndi umumama w'abana 2, umuhungu n'umukobwa. Mfite umutwaro umwe. Umwe. Wemewe na leta n'itorero. Cyane cyane ngewe. Yego. Wowe se uri mu kihe gice? Ninjye wabanje kumwemera mbere y'ibyo byose. Urangije umwemeza n'abandi? Mwemeza n'abandi. Na data wa twese abinshyigikiramo. Nsengera no mubyeyi Yesu yashyigikiye. Yego. Nsengera mu itorero cyangwa se mu idini rya Anglikani.
ndi umukristo waho, ndi umuvugabutumwa, nakira igaburo ryera, mvuga n'ubutumwa, nibyo. Ndi umubwirizabutumwa n'umunyamasengesho. icyo cyo nkikunda kurusha ibindi byose. Turaza kuvuga ko ari mama nde? Mama Lucky. Mama Lucky. Urakoze Mama Lucky kutwibwira kandi turabyishimiye. Uyu munsi turaza kuganira ku bintu byinshi bitandukanye bigaruka ku buzima bwawe. Nta wundi muntu tuza kuvuga muri iki kiganiro uretse wowe. Ariko urabizi ko ntakunda no kuvuga ku bantu. Uvuge nawe rega n'urushye. Mbo subu bike. Ntabwo wakwibura ibyo wivuga Imana yagukoreye. Uretse nanjye ubwanjye aho kugira mvuge n'umuntu navuga Yesu. Mfite ibintu byinshi Yesu yankoreye navuga. Niyo ibyanjye byananira navuga n'ibya Eliya. Nkavuga n'ibya Mose. Uvuye muri Matayo sinabura ibyo mvuga kuri Yesu. Ndangize njye kuvuga umuntu nka Bikemu. Ngushakaho iki koko? Ngumarira iki koko? Senga tuvuge imirimo ye. Turagushimiye Mana yacu, turaguhimbaje, dushimye izina ryawe n'urukundo rwawe, dushimye kugira neza kwawe aya masaha n'uyu munota. Kristo turakubashye, tugushimiye akanya keza uduhaye ko kuganira n'umuvandimwe Bikemu. Hari hashize igihe tutabonana ariko waratwimanye twongeye guhura. Hari byinshi yahuye nabyo mwama ariko ntiwemeye ko bimuhitana. Hari byinshi nahuye nabyo ariko ntiwemeye ko bimpitana. Kameramani nuko data warahabaye Nyagasani uratwimana turongeye turahuye. Tukweretse ibigiye kuvugwa ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwami Uwiteka ubigiremo inyungu, urabukoze ikintu gikomeye. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo urakarama, amen. Utangiye ugira ati aho kujya ngo njye kuvuga abantu nakwivuga cyangwa nkavuga Bibiliya nkavuga Yesu, ariko kandi wibuke ko hari umuntu mari isaha ebyiri ari kuvuga umuntu mugenzi. Nta makuru afite. Uyu muntu namutangariza ngo uvuga umuntu mu rwifu nawe mu rw'amashuba kuriho. Uvuga umuntu mu rwifu nawe mu rw'amashuba kuriho. Uwo ni umugani w'inaha iwanyu cyangwa ni rusange? Ubifata uko ubyumva, ariko uvuga umuntu mu rw'imyenda nawe mu rw'inkweto bakuriho. Uwo muntu rero uzafata igihe cyo kukuvugaho Bike ntazakubabaze. Bamuriho n'umwe we ni batanu bari kumukuvugira. Ni batanu bari kumukuvugira. We iyo ari kuvuga umwe waba ari kuvugwa na batanu. We abari kuvugwa na batanu. Biturutse kuki? Biba biturutse ko nyine isi nyine nta munoza ni ishuri. Wowe uri kunyigisha hano nawe hari abari kugusobanura nawe bari kugusesengura neza. Njyewe ushobora kuba nta n'ibimenyetso we ariko mu mwanya urasanga inkuru yawe ifite n'ibimenyetso, video n'amafoto. Urumva? Iyi si ni ishuri. Njye sinabiri gusa ni menshi. Iyi si yanyigishije kwimenya no kumenya ibyanjye nkamenya ibyanjye. Kunyurwa n'ibyo mfite. Ubundi nkanizera Imana. Iyi si yanyigishije kutizera umwana w'umuntu kuko nta gakiza abonerwamo, ahubwo nkizera Imana. Yibasha kuvuga ngo baho ukabaho. Ibasha. Iyo ibasha kurema ibitaremeka bikaremeka. Iyi si yanyeretse aho mama wawe ukubyara atwika siperi uri gukindikiranya igitenge cyangwa se ziripendwa. Kandi njya mvuga iby'abandi njye mvuga ibyanjye. Mbega ibintu byose isi yakwigishije ni wowe ubivuga. Rwose mama wawe ukubyara atwika siperi akabona ko zacuye zitakiri izo kwambarwa, akabwira umukozi we runaka twika iyo myanda. Wowe umwana yakuye mu nda yonkeje urimo uragenda usabiriza wafunguriye mu gitondo akabigaburira imbwa. Iyo isi ni ishuri. Ibasha kukwibagiza umwana wabyaye. Iyo ni isi ni ishuri. Icyakora nyuma y'ibyo byose hari umugabo witwa Yesu ubasha kugukura aho hantu.
ubasha kumukwibutsa. Bike Yesu atandengeye ntago wandengeye. Yesu atanze n'itangazo aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe Nimuze. ntiyigeze arobanura. Nimuze musange. Ni nka Peridofe yarahamagaye ati yego nimuze musange mbaruhure, ariko hari kondisiyo. Yesu wowe utaravuga kondisiyo mu kanya tugiye kuva imuzi ibintu uvuze. Yesu kuri wowe wamwakiriye nkande cyangwa nk'iki? Ajya kuza abantu bamuhanura, Yesaya yamubonye mu buryo bwinshi. Yego. Yakoze itangazo aravuga ngo nuko umwana yatavukiye, duha umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, umujyanama, data wa twese, umwami w'amahoro, Imana ikomeye. Wowe muri ibyo bice ntiyakuryohera kurusha ahandi? Uza hano Yesu andyohera. Yesu ni inshuti yanjye, niyo nshuti. Iyo ntekereje ko ari inshuti yanjye numva ibintu byose bibaye amahoro. None se gusa n'umuntu utaragira inshuti? Niyo mpamvu iyo nibutse ko mfite inshuti Yesu numva ndyoheye kurenza ubugari. Nta nshuti nziza nka Yesu. Ntayo. Umva Bike, inshuti y'isi iyo ugeze ku iriba rigakama aravuga ngo awa, uranamufungurira akanywa yarangiza akagenda kandi yabonaga ko nawe inyota ikwishe. Ariko Yesu iyo nibutse ahantu yagiye asanga tugahura bari ku nkoba akanyiyegereza kambwira ati Yozefa we mubona apfiriye nawe urimo, mubona ameneye amaraso nawe urimo, ndakizwa, ntazwi, nta mashuri, mbona nta nshuti ku isi nka Yesu. Nge rero ntiyambera umuvandimwe, ni inshuti yanjye, ni inshuti yanjye magara. Abantu hano rero ku isi twibeshya ku nshuti. Bike inshuti yawe burya bayitera amasasu nkuko Yesu yemewe guterwa icumu mu rubavu kubera weho. Ariko inshuti zo mu isi iyo mwari batatu iyo bavuyeho barakuvuga cyangwa bakakujajinga. Yesu rero ntajya jajingana, adutangira urubanza, aducira urubanza rwiza. Nicyo mukundira rero Yesu. Nta mugore ndabona dukundana nka Yesu. Nta mugore ndabona dukundana nka Yesu. Nta mugabo wankunda nkuko Yesu yankunze. Nta muvandimwe wankunda nkuko Yesu yankunze. Akankiza hahise, akankiza karanda, akankiza ibiki, akangira uyu Yozefu reba. Karame. Ubundi wiyibuka ryari? Wiyibuka ufite imyaka ingahe? Ngewe reka nkubwire, niyibuka guhera ku myaka yanjye 7. Ndashaka kumenya gatoya mbere y'7. Mu byo wabwiwe. Mbere y'7, ubwo mbere y'7 simbyibuka, ahubwo guhera ku myaka 7. Yego. Nta kintu wabwiwe se cy'ubuzima bwa mbere y'7? Bwa mbere y'7. Wasaga. Bwa mbere y'7. Bakubwiye ko Jose wa mbere y'7 yarameze ute? Okay. Yes. Okay, urakoze cyane. Jose wa mbere y'7 yavutse ari agahinja nk'uko izindi mpinja zivuka. Ageze ku isi ku kwezi kumwe bamuvuna akaboko. Wari uri mu mwuka kwa kundi bavuna impinja. Yego. Abantu batagira ngo abana bose bavutse bavuna umuntu cyangwa ku buryo sobanura ibyo bintu. Ahubwo kwavunwe nande kubwiye mpamvu? Mbo na amateka mama yambwiye, nimba ari ukuri simbizi. Mama yambwiye ko masenge uvukana na papa, mushiki wa papa, yansanze ahantu mu murima. Urabona mu giturage baryamisha utwana mu murima iyo bagiye guhinga. Bari kubagara amashaza. Mushiki wa papa nsanga ahantu munsi y'igiti nari ndyamye ndagahinja, papa na mama bari mu murima. Araza arabavugisha, aterura mwisengeneza wenyine, nyuma za kunjomba urutoki amvuna urutugu.
amvuna urutugu, ukuboko kurabora, mama ayoberwa ari ibiki, aravuza araruha. Nyuma yaho nza kuzasanga ndi umukobwa w'amaboko atareshya. Usanga ufite amaboko atareshya. Ibyo byakozwe n'ikiganza cy'umwana w'umuntu. Mu myaka 7 niho nabimenye, nikoreye ibido. Ya myaka wibuka none? Yego. Imwe wambwiye. Yego, ari naho nabajije mama ngo akaboko kanjye kafite ikihe kibazo. Ko katareshya nakandi kuko ntikandya, nta kindi kibazo ngira. Ugakora neza. Oya ntago kakora imirimo nyine nk'iya kandi kaboko gakora cyangwa nk'iyo we wakora. Nko sinafura, myenda myinshi, sinasekura nk'isombe cyangwa n'ibindi. Yego, sinahinga umwanya munini, sinakunama nkorope kuko n'ubumuga. Mbo mbibajije bambwira ko iyo nkuru barayinsobanurira. Bambwira ko ari masenge wambonye akaboko. Icyo nicyo kintu nibuka, ahita mpango n'igituntu. Uburozi biti igituntu ariko by'ibitamikano. Mama we rero avuze ibitamikano ariko kumba atanazi ko akaboko kavunitse. Yabimenye igufwa ryaha ryaraboze, ryaramunzwe, ryararangiye. Uwo ni wa muntu twavuga. Ngeze kwa muganga, Yesu akoresha muganga, akaboko kanjye arakunga. Bagakuraho ngo mbe umugore w'intoki 5 gusa, ubu ndi umugore w'intoki 10. Iyo ni imirimo Yesu akora nagiye mubonana. Uwo muntu wabashije kunkunda, mama atazi ko nzavamwe umuntu na data. Uwo masenge yegeze kubwira mama ngo nansiga amatotori yazi. Yego, ngo agende nganjugunye mu nzira udushishi tundye, ubundi bashakire musaza wabo undi mugore. Urumva mama kuba yari afite umwana mw'uwo muryango cyari ikibazo, bo ntibamushakaga, ariko akumva ko nabwo kujyana umuntu ubahuza nawe ari ikibazo. Afazari napfa musaza wabo bakabona kumushakira umugore ari wa papa. Yesu ntiyabyemera, akomeza arankunda. Iyo ngiyeyo aho hantu ndamubona aracyariho, ajya mbona nkambwira ati ngewe sinapfuye ndacyahari. Niya Theo. Nubizi ko mukunda? Nakubwiye ko byaje kunsura. Theo sabiri bayaje mu Bugarama. Twibutse abantu ko turi mu karere ka Rusizi nibagiwe. Twicaye ahantu bita mu Bugarama, ahantu hari ubushyuhe bwinshi. N'ubu ndi gukora ikiganiro ndi kumva abantu wagira ndi muri sauna kabisa. Theo abaraje. Theo yaje kunsura hano. Utubuye na Theo rero. Narishimye kuko zari inzozi zanjye kuva ndi umwana mutoya. Najyaga mbirota, nkarota ndi kumwe na Theo. Nkavuga ariko icyamamare Theo. Turamushaka. Turamubura. Rimwe kubera ko mukunda nyine nkunda no kwerekwa ibintu byiwe. Ndamuhamagara ndambwira ati yewe neretswe uza mu Bugarama mu giterane. Cyakora none haba imfura, ahageze arambwira ati yewe igiterane najemo warakimpanuriye, urihe ngo usure. Agera hano mu rugo abantu barahurura, umusitari Theo yansoye. Nguko ko wavuye i Bugande. Jene ribarirahiye. None se Joseph Karame. Umuntu wakugiriye nabi cyo. Nyiri umukobwa abasore barambegaga cyane. Nkumva ntazamubabarira. Bakanziza banandangirana ngo wa mukobwa w'akaboko katareshya nakandi. Cyari cyo kimenyetso kikugaragaza mu bandi bakobwa. Bikambabaza. Umusore yajya kunyereka iwabo, urana hano ni mu giturage batunzwe no guhinga, nka nyina w'umusore ati se nkuriya azahinga. Turi amaboko atareshya azahinga, ati se azagufurira. Nyine nkumva ni ipfunwe. Icyakora nyuma yaho mboneye umugabo nkunda, akankundira amaboko atareshya yanjye n'ibindi byinshi. Ipfunwe ryararangiye.
ipfunwe ryararangiye ntibikinteye ipfunwe nanabivugaho mbere sinari kubivugaho nahoraga nanambaye ibintu birebire bigahisha ariko ubu nanakagaragaza nta kibazo wabyemeye sinkeneye ko banseka sinkeneye ko babivuga nta bwoba binteye mfite umuntu wabyemeye abyishyira urakoze cyane reka tuzi inyuma gatoya kugira ngo dukomeze twumve amashimwe y'Imana ndashatse ko dufata ikiganiro cyawe cy'ubuhamya bw'ibyakubaye bw'ibyo wanyuzemo tukabihuza n'ishusho y'uyu munsi tugaha Imana icyubahiro Jose wo mu myaka 7 gukomeza noneho mu buzima wibuka ni ibiki amaso yawe yarebaga wabikuyemo aya mashimwe Jose wo mu myaka 7 kugeza kuri mama wawe yakubwiye ibyakubayeho uvuye kuvoma cyagiye ati se mama kumbona nikoreye ibido rikagwa byagenze ute bimeze ute amaze kugusobanurira ishusho y'ubuzima noneho yakomeje ute mbo Jose kuva ku myaka 7 kugera nko ku myaka 18 kuko ndakeka ariho nabonye umugabo cyangwa 19 gutyo amaso ya Jose yabonye ibintu bibi cyane biruta imyaka afite nabonye ibintu nari kukubwira ko iyo myaka yanjye ukumva ibintu nabonye n'imyaka mfite ntaho bihuye cyangwa nakubwira ijambo kubera ubuzima ukagira ngo ni nk'umukecuru w'imyaka 50 uri kubwiye kubera ibyo bintu amaso ya Jose yabonye amaso ya Jose yabonye ibintu bibi cyane muri iyo myaka bibi bimwe bimwe ntanashobora kumenya aho mbihera ku myaka 9 nahambye papa naramushyinguye 9 mfite bwa bumuga yego ku myaka 7 niho navuye mu karere ka Nyamasheke kuri Kavukire iwacu tuza hano mu kibaya cya Bugarama tuje hano mu kibaya cya Bugarama hashize imyaka 2 papa arapfa mba mfite imyaka ingahe 9 niho nashyinguye data ku myaka 9 papa apfa turabimukira nta telefone ntaki ari barwa zikora nta data wacu nabonye ku kiriyo cya papa nta masenge nta muyomba ntaki papa yashyinguye n'abaturanyi n'ikigo cya gisirikare twari duturanye n'inkwi ndabyibuka nari mutariki inkwi zacanywe ku kiriyo cya papa zazanywe n'abasirikare mu myaka 9 ishize mama papa yaradusigiye ngo aturere ahita afatwa n'uburwayi bwa sida arwara sida mama wanjye imyaka 3 ntabwo yari yarigeze ajya ku miti sida yaramuzahaje cyane namaze imyaka 3 kuva uwo munsi ku iyo myaka 11 natangiye gutunga urugo 11 mvamwo umupapa mvamwo umumama mvamwo umuvandimwe mvamo n'umwana navuyemo umwana wa mama mubera se mubera nyina musaza wanjye mubera umuvandimwe mubera se mubera nyina nari ntunze umuryango w'abantu 3 nanjye ndimo ku myaka yanjye 11 mbere yo gushyingura papa nari maze gushyingura abavandimwe 3 ku myaka 9 nyuma y'imyaka 9 rero naje kurwaza mama imyaka 3 aba mu nzu buri kimwe cyose agikorera ahari buri kimwe cyose agikorera ahari sida ya kera ntibayivugaga yari iteye isoni n'abana ntitwari tuyizi namurwaje iyo myaka yose ntanazi ko ari yarwaye nabimenye habura ibyumweru 3 apfe ngagiye kwa muganga ndi kujya mumesera bakampaga abaganga avuga se ko muri kumpagaza kumesera mama ngo utandura uburwayi arwaye nyuma yaranapfuye nza kubaza abantu atubundi indwara umuntu arwara bakaguhaga kwa muganga gutazandura urwaje umuntu niyi ati ni sida mama naramurwaje nkajya njya kudeya muri Kongo
ahantu bita mu Gatogota, ni uca hano kuri uyu mupaka hano Kamanyora Bugarama na Kongo, ariko Akamanyora ku myaka 11 byari ibintu biteye ubwoba bitanashoboka, kuko ndabyibuka yafashwe niga mu wa 2 primaire. Ihinga ryarangira nkajya kubagara umuceri mu gishanga. Ni imirimo mibi igayitse, haba no ku mugore ukuze. Imana izayindinde sinzongere kuyikora, yewe n'umwana wanjye, n'umuntu wese wasenze Imana ntazayikore. Byaje kurangira muri iyo myaka 3 nkajya njya gusoroma isombe. Ibyo ni ibintu amaso ya Jose yabonye bibi cyane. Nkajya njya gusoroma isombe iyo hirya mu Gisheke, nkaza nkarishora hano, saa 9 zagera nabuze nungurira iry'ijana nkarimena ngataha, kuko hano benshi bisoromera mu mirimo. Ndi butahejere makambaza icyo kurya, mama wiriwe urwaye akambaza icyo kurya. Nashyika mu rugo nakibura, najya kwiyahura ku Rusizi, ababyeyi bakangarura ati humura. Yego, hari umumama bita Clemencia, mama Baritazari, yarangaruye ngiye kwiyahura. Icyo gihe wari ugiye kwiyahuza iki? Nari ngiye mu Rusizi, mu ruzi. Numva kubaho bindambiwe. Mama yararwaye sida, twajya mu baturanyi bakaduha akato. Twararaga ahantu ku Musumba, imisurire ikaturya n'umutotozi, tukazana ibintu by'ubushita ku mubiri twe kwishimagura. Batubona nyine natwe bakatubonamo ubwandu. Ntihagire umubyeyi twicazanya, ntihagire umubyeyi twicazanya n'abana be cyangwa ngo adusangize. Bikaba ngombwa ko nitubura ibyo kurya turi bujye ku baturanyi. Byaje kurangira rero, byaje kurangira afashe umwanzuro wo kujya kwiyahura. Bikaba kenshi, ariko Imana ikangarura. Ndashaka gutangariza abantu ngo nimba Imana igufiteho umugambi, nimba Imana igufiteho umugambi, ukaba uri umushinga udashobora guhombera Imana, nubwo iby'ikuzimu byakasama, ntabwo bizakumira. Nimba Imana ikureba ikakubonamo inyungu ejo hazaza, ipfa kubikubonamo inyungu. Bike nubwo amahanga yose yaterana ku bwawe, ntabwo yaguhomba, ntabwo yakurekura gutyo. Nubwo baguta mu rwobo rw'intare zishonje, ntabwo zaguhekenya, izazibumba umuntu, kuko uri uw'umumaro mu gihe kizaza. Uyu mudamu mureba imbere zanyu, wenda kuba byumvisha ubwa mbere, mu myaka yanjye 16 nari mfite umwate wabikamo 5 by'amanyarwanda. Umwate ni ikizaka, bya bintu bisatagurika ku gatsinsino, wabikamo 5 by'amanyarwanda bikibera mu icyumweru. Nagize imyaka 17 ntarambara akamambiri cyangwa bodaboda, ngendesha ibirenge. Igihe cyaje kugera rero, mama ndamuhamba, arapfa. Apfa maze ibyumweru 3 murwaza, mva imibirizi nkajya muri Kongo mu Gatogota kudeyayo, nkazana 100, 400 nkayasigira musaza wanjye, 200 nkayarya irindazi n'akanyobwa, 400 nkayashyira mama ku bitaro ahantu arwariye. Narafashe umwanzuro ko ntazongera gusubira muri iyi nkuru. Tugomba kuyisubiramo, ni amateka. Kuva mu gitondo kugera mu kindi gitondo nkarya irindazi ry'ijana n'akanyobwa k'ijana, ngakora urugendo rw'amasaha hafi 6 n'amaguru cyangwa 8. Ubwo amasaha agize umunsi 28, nashoboraga kugera ahantu ndi buruhukire saa 8 z'ijoro. Saa 8 z'ijoro, kandi ubwo naho habaga ari ku mupaka hanze, utagira ngo ni mu nzu. Ku mupaka nkajya kuharara kugira ngo mu gitondo nzafata akajeto ka mbere. Nzafata akajeto ka mbere. Bya byumweru 3 byandutiye ya myaka 3.
byarandemereye kurenza imyaka 3. Imana rero iza kumukuramo umwuka, tugeze ku rwego rw'ahambwira ngo mwana wanjye njugunya mu bitaro ujye kurera musaza wawe, ngewe nimpfa ibitaro bizampa imbwa zindye cyangwa se bimpambishe. Ntabwo nabashije kubona ukuntu mujugunya kuko yari mama wambyaye, ntabwo nari kubishobora. Nararindiriye kugeza ku munota we wa nyuma, apfa nka saa moya z'ijoro namanutse namuvuyeho, kuko iyo namushyiraga ya 400 n'ubundi nahitaga amanuka. Ngeze ku mupaka barampamagara, barambwira ngo bahamagara umuntu twari turi kumwe, mutubwirire wa mwana w'amaboko atareshya urwaje nyina imibirizi ko mama we yapfuye. Naraje nza kubibwira musaza wanjye aho yarari, ndabwira ati yewe mama yapfuye. Umwana w'imyaka 5 yarambwiye ngo Imana ishimwe musaza wanjye. Yego. Imana ishimwe. Jeremy, Imana ishimwe gute kandi mama yapfuye? Ngo ubu natwe turajya tujya kwa mama runaka duha ibyo kurya ataducyuriye, ngo turi abana b'umugore urwaye sida. Barajya baduha ibiryo twitwa imfubyi. Natwe barajya baduha ibiryo ku biryo twitwa imfubyi bataducyuriye, ngo turi abana b'umugore urwaye sida. Yego. Ubwo uwo mwana wabimbwiye ubu afite imyaka 21. Natangiye kumurera afite 3. Yego. Mama bwarakeye nzamukana na mudugudu ku ibyo bitaro, namutekano tujya kumushyingura. Twashyinguye mama turi abantu 3. Abantu 3. Ubwo yari wowe na mudugudu na mutekano. Aho mu muryango se ntago nzaho mama avuka kugeza uyu munsi. Numva ko ari ku Kibuye mu Bisesero gusa. Ko wumva nabyo? Yego, ntago mazi sindahagera. Nta muvandimwe we nzi, ntawe nzi. Nta nyogokuru ubyara mama, nta sogokuru ubyara mama nzi. Icyakora biwabo wa papa bo ndabazi, ariko ku munsi w'urupfu rwa mama nabo ntabo nabonye, ariko no ku rwa papa ntabo nari nabonye. Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. Yesu niwe data wacu mwiza, Yesu niwe muyomba mwiza, Yesu niwe wakuvira mu ibyo byose bike. Nukuri. Ndashaka kubwira abantu muri iki kiganiro ngo nimukura amaso ku bantu. Nujya no gutakira bike mubanze ubisengera Imana. Urumva we noneho ntabwo ari kwiringira abantu na gato, kuko nta nabo wari. Bike ninde koko nari kwiringira? Ntawe. Kuva hano ugera Nyamasheke ahantu navuye ni 4,000. Ubwo rero sinari gutegesha 4, nabuze na 2 bingeza aho mama ndi bumushyingurire. Ngeze ku bitaro rero mudugudu ati urabona ndi munini, yari umugabo ungana nkuko kwawe. Ninjya kwiyereka abaganga barambwira nishyure fagitire ya mama wawe, wegenda usabe mama wawe. Ese muyobozi ni musaba ndamwiteruza biragenda ati wegenda niba muguha winginga umutaravayeri mu mucisha hariya ku cyanzo cy'ibitaro. Turaba turi hano inyuma y'ibitaro tumufatire hano. Naragiye mfata mama amaboko n'umutaravayeri w'umumama ndamwinginga amfatira mama amaboko amaguru, birangiye ngirute turamusohora. Tumaze kumusohora tubona igihe nari ndi kumusaba nsanga ahantu bari gucukurira undi muntu imvura iragwa, iguye barayisiga. Bayisize sinzi ko narebye hepfo gutya y'inzira ndayibona, mpamagara babaga ati muze mbereke, timurebe hariya hepfo. Nta kubazanya nta kitwahise dufata mama wanjye tumushyiraho mu icyo cyobo, dusunikisha amaboko icyondo, mama turamushyingura tumusiga imibirizi ndataha. Umwana yansigiye w'imyaka 5 ugafite imyaka 21, ni wowe uwo musaza wanjye. Mwavuze ngo Imana ishimwe. Mwavuze ngo Imana ishimwe.
Mw'ibyo byose rero nta nshuti n'imwe natangiye mbabwira ngo inshuti ninde ni Yesu. Nta nshuti n'imwe negeze mbona, nta muntu n'umwe negeze mbona, nzi neza ko n'uwampaye ijana ryiwe ni Yesu wari ubimutegetse. Kuko niwe nshuti w'imfubyi, niwe uvukana n'imfubyi, niwe se w'imfubyi, niwe mugabo w'abapfakazi. Ariko wari wambajije ngo mu myaka yawe ni ibiki wabonye, amaso yawe wabonye byaguteye kwizera ko Yesu ari inshuti nziza? Ni ibyo ngibyo. Yesu yankuye ku muhanda, urabona ndi uyu mumama mureba cyangwa se Bikema areba. Yesu ku muhanda hagahagaze igenda bite? imyaka 2. Mayibobo ureba nabi ukaba yanagukuramo iyi rinete kandi uyambaye. Umenye igihe bayigutwaye, uhaha ukagera mu rugo ugira ngo urabifite kandi wabinsigiye. uwo yari Jose. Ariko ngubu nanjye ni umumama bahamagara mama. Baretse kadusubira inyuma gato turavuga kuri umumama. Ntibiba byoroshye. Mu nzozi ukiri umukobwa wari ufite, wumvaga wifuza kuzarongorwa n'umugabo umeze ute? Ko abana b'abakobwa bakomeretse hari igihe baba biringiye ibyiringiro mu rugo ari basigaye ubuzima. Wowe washushanyaga umugabo wawe? Njye natangiye gusengera umugabo ufite imyaka 15. Niho nagiye mu butayu muri Murya, ndambiwe ubuzima bwo ku muhanda. Ndabyibuka musaza wanjye namutaye mu zindi Mayibobo, njya kuba muri Murya mu butayu bwa Murya, ndakeka urabuzi. Ngezeyo mbwira Imana ngo Mana, ahantu tugiye kuba batwirukana batubwira ko dufite sida. Ku muhanda ndaharambiwe, maze kuba umukobwa ujya mu mihango, ejo izindi Mayibobo zizantera inda. Ndashaka unkure ku muhanda, ariko umuntu mbona uzancunga tukabana kugeza mpfuye nta wundi uretse umugabo. Ababyeyi bamfashe ntibemera kunderana n'abana babo kubera yuko bavuga ko ndwaye sida. Mfasha rero unkure ku muhanda umpa umugabo. Kuva uwo munsi ntangira gusengera umugabo. Ntabwo nasengeye umugabo ufite akazi. Ntabwo nasengeye umugabo ufite akazi. Ntabwo nasengeye umugabo wize kuko sinari narize. Ntabwo nasengeye umugabo w'umukire kuko nari umukene. Gusa nasabye umugabo. Nasabye Imana umugabo. Sinasabye Imana amafaranga. Imana icyo nkeneye ni umugabo. Mana mpa umugabo. None se waje kumubona? Byaje gucamo nagawe n'ababana? Umusore wa mbere yaranterese guhera uwo munsi aranyanga, sinagiraga iyo ntaha niyomva. Uwa kabiri aranyanga, sinagiraga iyo ntaha niyomba, nta n'icyerekezo cy'ubuzima. Ndagira ngo ntangarize abasore mukunda amaboroke yo mu gishanga n'ayo mu makaro n'ayo kurya cyenda, mukunda na za kaminuza. Ni iz'abandi si izanyu. Bike uranyumvishe? Ni iz'abandi si ibyabo. Umutungo w'iwabo w'umukobwa n'uwase yavunikiye si uwabo. Hari umugore uheruka kuza kunyitapaguraho ngo baguze imodoka 2, ngo bubatse i Kigali, ngo harimo na etaje. Ni umukobwa iwabo bahinga, yagize amahirwe akundwa n'umwana wo mu bakire. Umumama araza arambwira ngo dufite inzu 2, ngo harimo ni Kigali etaje, ngo imodoka 2. Kandi ni umukobwa wavuye mu rugo rw'abakene, ajya gushaka akundwa n'umusore w'umukire. Sebukwe yakoreye inoti ibyuya bya sebukwe. Nk'uwo nguwo ari kuza akabyirataho cyangwa akabikwirataho, kandi ni ibintu yaje asanga bihari. Uwo muntu miliyoni ziwe 5, 500 yawe y'ibiceri arayaruta, kuko we wayabiriye icyuya. Yego. Bike wayabiriye icyuya, uza aho yaturutse. Aka kanya ahanye gatanya n'umugabo we, niyo bamuhereza miliyoni 10 zashira, kuko ntaza aho zaturutse, yazirya atazongeraho.
ariko nindi kubwira ba basore nyine baririra ibyo kwa ba sebukwe cyangwa abakobwa baririra ibyo kwa ba sebukwe. Njye numva icyiza wakora ukajya gushaka uwo mukobwa ufite kaminuza byibuze nawe wibitseho segonderi. Njye rero mu butayu sinigeze nsaba umusore ufite amashuri cyangwa iki cyangwa ubutunzi kuko nta na kimwe nari nibitseho. Nasabye Imana umugabo uturutse kuri yo. Imana rero insubiza nk'Imana. none ukoze ikintu gikomeye. Yego. Ngiye kubera ko nta kintu nari mfite n'amashuri nari mfite. Nasabye ko Imana impa umugabo. Dore ko wowe ikintu wifuzaga ku mugabo atari amafaranga ahubwo ari urukundo. Wari warabuze mu bwana bwawe. Yego. Ese umugabo yaje kuboneka? Ese yabonetse ryari? Umugabo yarabonetse, ndakeka yarabonetse afite nk'imyaka 18 19 gutyo. Yego 19 gutyo niho umugabo yabonetse. Ku myaka 19. Mwahuriye icyo gihe? Twahuriye mu modoka ndi kujya mu butayu gusenga, nawe ari gutaha ajya mu rugo iwabo. Ansaba nimero ya telefone, mbona ari umusore mwiza cyane uvuka ahantu mu bakire. Arantereta. Njyewe najyaga nteretwa n'abahinzi, abatwazi b'amagare, abakarasi, hano niko tubita. Sinari kwigondera n'umumotari. N'umusore ufite igare ryiwe ntago ngiye yari kunyemera. Ariko Imana yo mu butayu, ya nshuti nziza Yesu mugendana ntigusige. Mwabakobwa mwe, Yesu ni inshuti nziza. Yesu akubera umuranga bike. Yesu akubera umuranga. Yesu agutera pasi ibintu bikagenda neza. Pasi ya Yesu ntiyabamo iyo menya. Nta iyo menya iyo ibamo. Nta kwicuza ibamo. Pasi ya Yesu ibintu byose biza bihuje na guzawe. Umukobwa w'amaboko atareshya, umukobwa w'imyate, umukobwa w'amashuri 3 ya primaire, Imana iragenda imurobanurira umusore mwi. Nkunda kubwira abantu ngo mfite umugabo mwiza ku buryo niyo turyamye nijoro ngiye mfata telefone yanjye nkamumurika yasinziriye. Avuga ati waye ni njyewe cyangwa ndi kurota? Ndi kurota. Hagenge ngenda mu nzira ngati se umunsi nakangutse ngasanga uyu mugabo atari uwanjye Mana nzerekerayo. Ngasanga ibi buzima ndimo ataribwo. Ngasanga zari inzozi. Ntacyo abararose neza. Umva nimba ari nazo zizaguma uko sinzakanguke, nzazipfiremo bike. Umugabo wawe ibintu arabizi. Njya mbimubwira nk'ati mugabo wanjye uri mwiza. Wankunze ndakwiriye. Njyewe nawe tujya dukunda kuvuga ku makupure. Kangira sherira couple barahendanye. Nkanga kumubwira ko namuhenze ariko ndabizi ko namuhenze. Gutya visa umugabo wanjye arandenze ku bwiza. Ariko buriya nanjye hari ibintu nyine nujuje yankundiye ngewe ntazi cyangwa wowe utazi. Ariko byose ni Yesu bikora. Yesu ni uza agakatura imyaka, Yesu ni uza agahisha imyate, Yesu ni uza amaboko atareshya akayareshyeshya, Yesu ni uza igihanga akacyerekana mwinyinya, imyate akayigaragaza mwamaribori. Uwo ni Yesu, nta wundi muntu wabikora, nta wundi muranga wagukorera ibyo bintu bike. Ntawe bike, ntawe. Habe na nyoko wanyu, habe n'amafaranga yasiko ntiyagukuraho inenge. Ntago yareshyeshya akaboko. Ntawe. Mukanya ndimo ndareba kuri screen yawe hano nabonaga ubukwe. Uriya mugabo. Basinzi niba tuza gutaruka
ariko ndashaka kujya kuri paje y'ubukwe bwawe, ishusho y'ubukwe bwawe n'ukuntu mwashyingiwe, ariko sinshaka ko hari amakuru duhisha abantu. Twabanye n'umugabo wanjye tudashyingiwe. Sinjya muri 19 mwarahuye muhita mukomezanya. Turikomezanyira kubw'impamvu z'ubuzima. Nta hantu nari gusabirwa, nta hantu nari gukorebwa, nta hantu nari gukorerwa ubukwe n'izindi ntambara ntari buvugire hano kuri kamera. Ariko Yesu aramushikamisha za mpamvu b'abasore bose na ba mabukwe ba mbere barebagaho z'uko ntazahinga, z'uko ntazakarabya umwana, z'uko nzabyara nkabura umuntu ngemurira, nkabura umuntu uza kumpemba. Umugabo wanjye kuko Yesu hari umuntu, Yesu yari amuhagaze mu bitugu. Yajya ava ku ntereta bakamuhamagara bakamubwira ati yewe uriya muntu mwari muri kumwe uramuzi? Ati ndamuzi. Tuzi ko afite ubwandu yavukanye. Ati njya numva babivuga. Babikuye kuri cya gikomere cya mama wanjye. Bike mfite umugabo w'intwari, uretse no kuba ari na mwiza ni n'intwari. Ahantu hari Imana imuhugisha. Mutware wanjye ubahwa, mwita Bobo. Bobo ni iki bisobanura? Ubwo na akantu kanjye nyine. Yego uyu mugabo rwose ahantu ari yubahwe. Oya ni yubahwe rwose, ni intwari yanjye, ni yubahwe. Igihe kirageze rero muhuye gutyo muhise munajyana. Ndamubwira ati ndi imfubyi itagira shinge na rugero, mwibwira wese. Bajya bamuhamagara tubundi urabizi ko nanabyara nta n'umuntu uzaza kuguhemba. Ati ndabizi. Wa mukobwa ngusabye kureherezwa na Yesu. Ngusabye kureherezwa na Yesu. Wa mukobwa biva ku giti ujye ku muntu. Yesu afite abantu. Yesu afite abantu bari seriye. Mujya mukoresha imvugo z'ubu ngo n'abatipe. Yesu afite abatipe bari seriye. Batazaza bakubaza ngo none se ngo bite ngo Yesu afite abantu. Bike umugabo wanjye ntago yigeze ambaza ngo none se ngo isambu yiwanyu ngo bikina. Yakunze ngewe uyu nguyu areba. Ngewe uyareba nibikomere byanjye byose. Iwacu muri quartier nitwaga Mama Jeremy kubera wa mwana ndera. Basore bamwe bakure baza bakanagira ngo koko ndi umufiyemere ndi nyina wa mwana. Abo nsobanuriye bakabyumva abandi ntibabyumve. Ariko we araza arankundana na musaza wanjye. Ubuzima bwo gukora ubukwe buranga tubona tutabona ubushobozi. Akodesha inzu tujya kubanamo. Tubana n'umugabo wanjye tutipimishije sida kandi yari yarabwiwe n'abantu barenga 5. Nanjye ubwanjye yarabimbaje ati se ko bajya bambwira ko ugira sida nibyo. Tiyewe numva ko mama yishwe na sida nimba nyigira ntayo nzi. Ntabyo nzi. Ntabwo yigeze ambwira ngo tujye kwipimisha umutware wanjye. Twipimishije tugiye ku gipimo. Yari yakunze. Ubundi iyo ukunze umuntu mukundana n'ibyawe byose. Yari afite urukundo rwa Yesu yamushyizemo. Yesu agukundana n'ibyaha byawe akabikubabarira. Yesu agukundana n'ubukene bwawe akabugukiza. Urumva Bike? Yesu agukundana n'icyangiro cyawe akakigukuraho. Akagusiga igikundiro abantu bakagukunda. Nanjye kuko yari arimo urukundo rwa Yesu yankundanye ibibi byanjye byose. Icyakora ndashima Yesu. Ujye utuma abantu bayo batavuga ngo iyo menya. Bike ubu ndakeka mu basore bambenze nta n'uwakora ku mishumi y'inkweto z'umugabo wanjye. Uwo niwe Yesu rero. N'abagore babo bashatse nanjye nta wakora ku mishumi y'inkweto zabo. Kandi bari babagore bagenda uwo munsi wasabye bakaguha igipimo cy'ikawa kiva hano kikagera iriya. Ariko ibyo byose Yesu atesha agaciro kugira ngo yubake ibye. Turimo tugisatira n'umusozo w'ikiganiro cyacu. Noneho mwamaze igihe kinini cy'ubwo buzima mwabitekereje ryari ko n'ubusende bubukwe hano byaje kugenda tugumukuru. Narabyaye imfura ya mbere yacu y'umuhungu njyara n'uwa kabiri. Nta pupa ry'isezerano nari mfite. Icyakora iyo nabaga ndi mu butayu naravuga ngo Yesu we uzaza unca uwo mugozi
mbona umboshye umutima, mbona uko ngukorera, kuko umuntu uri inyuma y'itorero ntaba yemerewe kuvugira Imana. Umuntu uri inyuma y'itorero ntashyingurwa n'itorero iyo apfuye. Ntabwo nasabaga gushyingirwa, ntabwo nasabaga gushyingirwa ngo kuko ngo bigaragaze ko umugabo ankunda. Nari mbizi ko umugabo wanjye ankunda mfite ikimenyetso kirenga kimwe, ahubwo nasabaga Imana gushyingirwa kugira ngo mbashe gusohoza gukiranuka, nongere njye imbere mu itorero nitwa umukristo. Abantu bari inyuma y'itorero basenga Imana ibakura inyuma y'itorero. Inyuma ni habi. Nubwo n'abapagani baba mu itorero, ariko afazari. Nubwo itorero n'abakristo bubu basigaye babeshyanya bike, n'indyarya ebyiri ziryaryanya. Koko se ko wari ukazi bike? Ubeshya itorero ko ukijijwe, wapfa bakakubeshya ko ugiye mu ijuru. Iryo ni idini. Iryo ni idini. Ubeshya idini ko ukijijwe, bwacya wapfa bakakubeshya ko ugiye mu ijuru. Hoya ariko bike, turetse n'idini n'itorero, hari utwaho ukora wowe mu mpfupfu zawe, mwarimu na pasiteri ntibatumenye. Ukanywa inzoga iriya, ukabyara abana iriya, ugasambana iriya, pasiteri ntabimenye, ugapfukira umukristo udatenze, urya n'igaburo ryera. Uba warabeshye pasiteri, warabeshye itorero ko ukijijwe. Umunsi wapfuye tuzakusomera inzandiko z'abakristo bashyingurwe gikristo, ariko natwe tukubeshye ko ugiye mu ijuru. Oya ngo umupfu wo mu idini ngo yibeshye ubugingo mu itorero rya Kristo. Urakoze cyane. Njyewe rero nasengeye kuba mu itorero atari ukugira ngo mbeshyane n'itorero turyaryane, ahubwo ari ukugira ngo muri rya torero Kristo azaza gutwara nanjye njyemo. Azaza uri mu nzira mbi. Yego. Kuba mu itorero ni byiza mwaba Kristo, ariko bikaba byiza muribayemo mutabamba amaboko ngo abandi batinjira, mukaribamo muri abantu batuma abandi bifuza kurizamo. Nk'uko indirimbo itubwira ngo buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo, ukera ingeso zituma hari uwifuza kuza ahantu uri. Kubera ubutumwa uvuga, kubera ingeso zawe. None se Joseph, karame, nduhereze gatoya ku ishusho y'ubukwe bwawe. Bwabaye ryari? Ni ayahe mashimwe wakuye nyuma y'ubwo buzima bwose? Ubukwe bwanjye bwabaye ku itariki 28 z'ukwa munani. Ko tuzabubasangiza. 28 z'ukwa munani 2022. Ni ubukwe bwari buhanuwe igihe kinini n'abahanuzi. Nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Icyakora ushobora kuzahura n'ibigukerereza bigatuma utinda kurigeraho, ariko nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Imana yansezeranyije ubukwe mu mazi, insezeranya ubukwe mu mashyamba, insezeranya ubukwe mu nzira, insezeranya ubukwe mu masoko, insezeranya ubukwe mu byumba by'amasengesho. Irambwira ngo mwana wanjye nzagukorera ubukwe. Yarabikoze ku iyo tariki rero, tumaranye hafi imyaka 3 n'umugabo wanjye tubana. Rimwe twicaye arambwira ngo mugore mwiza ndashaka kugushyingirwa. Amarira n'agahinda ugira byo kuba inyuma y'itorero bikarangira. Yego. Yarabizi ko ntaririra ngo kugira ngo hari abagore badasezeranye bubaha abagabo, n'ingo zabo zikaba zibanye neza. Bamara gusezerana kavuga ati po cyo nashakaga yari amasezerano, ubundi agatangira nawe akazinga garuka umbage. Umugabo wanjye yarabizi ko atari ibyo nkeneye, ahubwo yarabizi ko nshaka gukizwa neza. Ubuhamya bwo mwisi, kuko ikiboshye mwisi no mu ijuru kiba kiboshye. Hari ukuntu abantu bihumuriza ngo oya, ikiboshye mwisi no mu ijuru kiba kiboshye. Tuba turashyingiwe, ubukwe arabutegura,
abutegura nta bushobozi dufite, abutegura nta kintu na kimwe dufite. Njya gukora inkuru kuri cano yitwa Gerard Mbabazi, wenda nimba ari ukumwamamariza umbabarire. Oya ntacyo bitwaye. Yego, ni umunyamakuru bita Gerard Mbabazi. Cyane. Imana incira mwiza cyane. Yego, Imana inciraho inzira, abantu barantwerera. Nari ndimo nsengera impeta ebyiri y'umugabo wanjye n'agatimba gusa. Imana iduha ibirenze. Izo mpeta ebyiri y'umugabo wanjye ni n'agatimba nari ndi gusaba n'ikoti ry'umugabo. Ngira icyo muvugaho. Ndamukunda cyane. Ndamukunda cyane. Cyane cyane cyane. Impamvu ebyiri zituma umukunda ugatsindagira cyane. Ni umunyarwanda ufite ubumuntu muri we. Ni umunyarwanda ufite ubumuntu muri we. Bike atandukanye n'abanyamakuru bose twahuye. Si umwadeperi, ntagenda mu by'uyu murimo, ntabishyuhamo, ntabyiyoberanyamo, ariko ashobora no kuzajya mu ijuru, kubera ko ni umuntu ufite ubumuntu muri we. Ni umunyarwanda ufite ubunyarwanda muri we n'indangagaciro z'ubunyarwanda. Niwe muntu nabonye wubaha ikiremwa muntu uko cyaba gisa kose, uko cyaba kimeze kose, kandi akakisanzuraho. Rweme Gerard Mbabazi, Imana iguha umugisha. Umugore w'i Rusizi mu Bugarama aragukunda n'umutima we wose. Mufata nka musaza. Naramubwiye ati nakifuje ko ku kindi kinyejana twazavuka tuvukana. Byibuze tukaba duhuje DNA z'amaraso, tuvuka mu ndimwe, wenda byanezeza kurushaho. N'urwo rukundo nkundamo Mbabazi. Kandi Imana imuha umugisha, azagura indege atunge Gerard Eya, nimba ari Gerard Eya, azatunga ama etage, amahoteli ngengera mu mujyi wa Kigali handitseho amazina yiwe kuri n'amajase y'amamodoka banditse, azatunga tunganirwa. Kuko mu bantu batumye ubukwe bwanjye bugenda neza, Gerard Mbabazi arimo, n'abantu bamukurikirana bose. Yesu abaha umugisha. Buri muntu wese warambuye na 500, ndabyibuka ko mu bukwe bwanjye hari abagiye banyoherereza ibiceri 500. Imana ibaha imigisha myinshi, ibakubiri. Njyana n'abasengera mu butayu njyayo, Imana ibakubiri. Yego, ijambo nari mvuze kuri Gerard Niri. Yarakoze cyane. Ubukwe bwabaye neza, wabisobanuye. Mbona ikanzu nziza. Yego, mugabo wanjye abona ikoti, imiryango iraterana, nanjye nambara impeta. Ntayo nari nambaye. Nambaye impeta. Ba bantu bapimira agakiza k'umuntu yashingiwe, ubu ndakeka noneho ntacyo kunshinja bafite. Bagapima bakakabona. Ariko hari ibintu bajya bibeshya ntikagaragarira inyuma. Ntikagaragarira ko wambaye impeta. Hari abagore benshi bambaye impeta batuma abagabo barara badasinziriye. Hari abagabo benshi batajya bazikuramo ariko abagore babo badasinzira. Hari abavuga butumwa birirwa kuri alitari ariko abagore babo badasinzira, bifuza ko bakihorera mu rusengero kuri alitari. Ariko ndashima Yesu wankuye inyuma y'itorero, nanjye akangira umugore w'umugabo, cyane ku mateka yanjye yahahise, kubona umuntu unyisinyaho akangira umuntu wiwe akavuga ati Jose we n'imiruho yawe yose nkwisinyeho. Numvaga ari ibintu bidashoboka, ariko muri Yesu biremera. Muri Yesu biremera. Umutima wa Jose birumvikana, biranagaragara ko wuzuye amashimwe kubw'ubuzima yavuyemo, kandi navuga ngo saha gusa hari n'ahandi Imana igomba kuzakugeza haruse. Ibyo yakoze nibyo bitanga ibyiringiro ko n'ibisigaye izabikora. Tutarasoza, ibintu tumaze kuganira ni byinshi cyane, wabona hashize isaha tuganira. Iki kiganiro cyawe urifuza kugituma kuri bande kubera iki? Nuwe butumwa rusange waha abantu bari bakurikiye kino kiganiro? Ikiganiro cyanjye mba mbona ari nk'ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye ni icyigisho. Iki kiganiro ndagituma wenda abana bo ku muhanda nta telefone bagira ngo bazarebe YouTube channel.
dutume Theogene azabatugerera azabatugereraho inzahutse agenda ambwirira abana bo ku muhanda ngo nibahumure. Hari umugore mu Bugarama wari nkabo ariko ubu nawe ni nyina w'abana kandi afite urugo atahamo ntago akirara ku muhanda. Nibahumure mubo Yesu yabambiwe nabarimo. Ubundi iki abandi bantu natuma na abantu bakijijwe nabi. Gukizwa nabi bitera umuvumo, gukizwa neza bitera umugisha. Igihe cyose uzabukijijwe neza Yesu azakuba hafi. Amasengesho yawe ashobora kutazagira icyo agukorera ako kanya ariko azagutera imbaraga zo gukomera. Ndabingingira ngo mukizwe neza. Haba guhera ku cyamamare kibasha kumva ururimi mvuze, ukaba uzura n'abapfuye isi yose ikabikuzi. Aba bagore tubona ku ma YouTube n'ahandi, ikontorore neza umenye kukijijwe neza. Nusanga ukijijwe nabi ukizwe neza, kuko gukizwa nabi bitera umuvumo. Gukizwa nabi bitera umuvumo. Urakoze cyane. Ubwo ni ubutumwa bw'umunsi cyangwa se ushingiye ku kiganiro twarimo tugirana na Jose cyangwa se Mama Lucky. Noneho kandi ugiye kuza dusengera n'abo bantu bose bari muri ibyo byiciro, ariko hari umuntu dukurikiye ushaka kuba yakuvugisha, we nawe reka tureke kumwe amahirwe. Nimero yanjye bambonaho iba no kuri WhatsApp ni 0788 13 39290. Yego. Dusengera. Turagushimiye Mana yacu, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'akanya keza waduhaye tukaganira data wakweho kirogoya zose. Nushimwe. Ibi bintu mvuze nzi neza ko hari abantu bashonje bagiye kongera guhembuka. Nzi neza ko hari abantu bari bihebye ariko kuko bamenye ko Yesu ari we nshuti nziza izahorana natwe. Mwami mukunzi mwiza, abo bagiye kongera bagira ibyiringiro. Hari abantu bari bakijijwe nabi bari kuvangavanga ibyawe, ariko Mwami bagiye kongera bahindukire bakizwe neza basubire ku isoko neza. Mwami ingegera zo mu gakiza n'amayibobo zibeshya ibyawe zigiye kongera zikosore urugendo zigende neza. Mwami ubu butumwa ndakwinginze ngo buri wese uzabwumva, Nyagasani nabivuze nk'umuntu ariko wowe uzamubuza amahoro nk'Imana, kandi nukeneye ubutabazi bwawe umutabare nk'Imana, mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen.